ibintu ngiye kuvuga muri iyi video ndatekereza ko nta muntu bitari butangaze, ariko niyo mpamvu nyamukuru duhari nka Dr. Richard Official, kugira ngo nyine tujye tubaha amakuru. Rimwe na rimwe wenda mushaka kuba mufite amakuru cyangwa se mutanayafiteho, ariko tugamije cyane kwigisha sosiyete. Uyu munsi turavuga kuri kanseri y'ibere mu bagabo. Ngo kanseri y'ibere mu bagabo, wari uzi yuko buriya n'abagabo bashobora kurwara kanseri y'ibere? Ndaje noneho tubive muzingo, dore uku kwezi kose tukumaze tuganira ku bintu bigendanye na kanseri y'ibere, ahubwo wenda muze kuba mwanatanga n'ibitekerezo. Mu kwezi kwa 12 tuzaganire kuki. Mu kwezi kwa 10 twibanze cyane kuri kanseri y'inkondo y'umura. Mu kwezi kwa 11 dore twakoze kuri kanseri y'ibere. Murabona icyo twaba twarakoze neza ari ikihe, icyo tutakoze neza ni ikihe, ese hari ibyo mwari mwiteze ko twavugaho noneho ntitwabivugaho. Ibyo byose mushobora kubikusanya, noneho tukaba wenda twazakora live kugira ngo turebe ko twabiganira, twabive muzingo, hanyuma ubundi abantu bacu bakagira amakuru atariho ivumbi, amakuru mazima, amakuru aba yakusanyijwe avuye mu byabonetse mu bushakashatsi buba bwagiye bukorwa hirya no hino ku isi. Hari ubushakashatsi bwinshi buba bwarakozwe, bityo mba nshaka yuko abantu bakurikira Dr. Richard Official mu by'ukuri namwe muba abantu basobanutse, muba abantu bamenya amakuru, ariko bakamenya amakuru afite umuzi wa nyawo, mumenya amakuru nyine ayunguruye, atari ibintu by'ibikundukundu abantu bagenda babaha ari byo tuzi nk'ibihuha cyangwa se amakuru atariyo. Reka rero mfata aka kanya gato cyane nibutse wowe utarakora subscribe kuri channel ya Dr. Richard Official, channel yanyu ariyo channel yacu, kugira ngo ukore subscribe, ukore comment niba uhari icyo ushaka kubaza. Ushobora kandi no gukora share kugira ngo abantu bose muziranye, niba ubonye amakuru dutanga hano ari amakuru ashobora kugira sosiyete akamaro, n'abandi bakaba bayagiriraho umugisha wo kumenya cyangwa se wo kugira ubwo bumenyi nawe wabonye ubukuye hano kuri channel ya Dr. Richard Official. Reka rero twinjire mu kiganiro cyacu, ariko ndatangira uyu munsi mbaha agastori. Hari umuntu w'inshuti yanjye ukorera muri serivisi ya chirurgie cyangwa se surgery, abumva indimi z'icyongereza. Ejo bundi twariho tuganira, antera story ari nayo yampaye igitekerezo cyo kuba naganiriza namwe iki kintu. Ese koko abagabo nabo buriya bashobora kurwara kanseri y'ibere? Abagabo bashobora kurwara kanseri y'ibere. Umva uyu muntu ukuntu byamugendekeye. Ni umusaza w'imyaka, buriya ariko abataraba n'umusaza cyane, tugereranyije iby'imyaka mu kinyarwanda, buriya ni umuntu wijigisha w'imyaka 68, aho yagiye mu isuzumiro aha muri serivisi ya chirurgie. Ntabwo turi buvuga amazina ye mu kigaga, ntibyemewe. Agenda avuga ati muganga, ati hari akantu maranye iminsi ku ibere ry'ibumoso, ati gakomeje kubyimba, ati none natangiye kumva kaje no mu ibere ry'iburyo. Muganga amaze se wakumvise ryati kaje kera? Ati nuko katandyaga, ati narakihoreye, ati narakirengagije, ntago numvaga yuko hari ikintu gikomeye gishobora kuba cyavamo, atariko ndi kubona no mu ibere ry'iburyo katangiye kuza akantu kakabyimba, ntikaryama ntikababaza, atariko katangiye kuza no mu ibere ry'iburyo, ndetse no mu kwaha kw'ibumoso haragaragara ko hatangiye kuzamo amasazi. Ibyo twita amasazi mu kinyarwanda ni za nturugunyu zibyimba, zishobora kubyimba mu kwaha, zishobora kubyimba mu mayasha, rimwe na rimwe wenda bitewe nuko icyo gice cyangwa se icyo gice cy'umubiri gishobora kuba cyarwaye cyangwa se kivoma ku kuguru cyangwa ukuboko, nako kwagize ikibazo runaka, gishobora kuba ari ugukomereka cyangwa se ari na kanseri n'ibindi bibazo bindi bitandukanye. Nuko bamukorera isuzuma, barafata ibizamini byose bagomba gufata, bafata kuri ka gace avugaga kabyimbye ku ruhande rw'ibere ry'ibumoso, hanyuma bajyana muri laboratoire bajya gusuzuma. Ntago wakwizera ibintu babonye nyirizina ibimenyetso bya kanseri. Nuko aje gufata ibisubizo, bamubwira ko nyine kubw'amahirwe make basanze afite kanseri y'ibere. Icyambere umusaza yaratungwa, ati reka ariko abaganga b'iyi minsi mwabaye muti? Ati ngiye ndwara ibere, ndi umugore. Ati ko kanseri y'ibere ari amakanseri afata abagore, ngiye ndwara ibere mu buhe buryo? Icyo ari nacyo kibazo nyirizina gikomeye, navuga ko gikomereye sosiyete zacu, sosiyete zifite amakuru
ariko mu by'ukuri amakuru atuzuye. Ni ukuvuga ngo bitewe n'ikiba kigamijwe, bitewe na politike y'isi aho yerekeza ibintu, icyo bamamaje nicyo cyamamara. Ni ukuvuga ngo kanseri y'ibere kuba barayamamaje ku bagore gusa ntabwo buriya bisobanura yuko abagore aribo barwara kanseri y'ibere bonyine. Ikindi, impamvu baba barafashe umwanzuro wo kwamamaza nka kanseri y'ibere y'abagore gusa ni uko baba bazi ko aribo bakunze kugira ibyo bibazo. Ni ukuvuga ngo iyo bafashe ijanisha, nanjye wenda ndamutse mbagiriye mu by'ubushakashatsi bwagiye bugaragaza hirya no hino, nuko buriya kanseri y'ibere ku bagabo ifata nibura hagati ya 1 kugeza kuri 1.5 ku ijana. 1 kugeza kuri 1.5 ku ijana ubigereranyije n'abagore. Tuvuga yuko kanseri y'ibere ariyo nimero ya 2 yica abagore benshi ku isi ku mwaka. Ni ukuvuga ngo kanseri y'ibere niba ariyo nimero ya 2 yica abagore benshi ku isi, nawe urabyumva ko ifite umwihariko. Bityo mu rwego rwo kugira ngo barinde icyo gice cy'abantu bibasiwe, amakuru menshi nyine asohoka avuga kuri icyo kintu, ariko ntibivuga ko abagabo baba badashobora cyangwa se batarwara kanseri y'ibere nk'uko n'abagore bayirwara. Utise bayirwara kubera iki? Buriya nubwo abagabo batagira amabere nyine ashobora gukura ngo asohokeyo aze inyuma tuyabone cyane, ariko nibura ubona ko afite imoko, afite ruriya ruhu ruzengurutse imoko nk'uko n'abagore barufite. Hari n'udutisi dukeya cyangwa se utunyama dutoya tuba turi inyuma y'imoko, ahenshi ari naho na kanseri nyinshi zishobora kuba zaturuka cyangwa se zatangirira. N'abagabo burya utwo dutisi cyangwa se utwo duserire, utwo tunyangingo nabo baratugira. Ibyo rero bikabashyira mu bagira ibyago byo kuba nabo barwara kanseri y'ibere nk'uko n'abagore nabo barwara kanseri y'ibere. Icyakora ku bagabo ho ntago nyine bikunze kubaho kenshi. Ikindi, uzasanga abagabo bakunze kuba bakwibasirwa cyangwa se bagira ibyago byo kurwara kanseri y'ibere ari abagabo bakuze cyane, hagati y'imyaka za 60 n'imyaka 70. Ntimunyumve nabi, simvuze ko abato batayirwara, ariko umubare munini w'abashobora kuyirwara uba uri muri icyo cyiciro cy'abantu bafite imyaka hejuru ya 60. Ariko abagore bo n'imyaka 30 n'imyaka 40 ushobora kwisanga warwaye kanseri y'ibere. Urumva ko abagore bafite umwihariko, ari nayo mpamvu usanga mu byo tuvuga mu buzima bwa buri munsi, ibyo tuba twigisha, n'abagore nabo biba bibareba. Hambere aha rero ubwo nakoraga ibiganiro bigendanye na kanseri y'ibere, nagize gutya kwa kundi ufata link ukayoherereza inshuti yawe, abarambajije ati se ngihenda rwara kanseri y'ibere nte kandi ndi umugabo. Nuko nicyo noneho nongeye kumva n'inkuru y'uwo musaza waje kwivuza bamusangamo kanseri y'ibere. Ndavuga nti birakwiye ahari ko sosiyete yacu yahabwa amakuru. Nibwo nagiye gukora igisa nk'ubushakashatsi, ntabwo bwimbitse cyane, ariko ibyo ndi kubabwira nabikuye mu bitabo bitandukanye nagiye nsoma, nifashishije ndi gushakashaka ngo ndebe koko niba koko n'abagabo bashobora kuba bagira kanseri y'ibere. Nayo nguko rero umuntu wenda ashobora kuba yagenda agira ibindi bibazo bindi akurikizaho. Ushobora kwibaza uti se kanseri y'ibere mu bagabo na kanseri y'ibere mu bagore ikaze cyane ni iyihe? Buriya navuga ko iy'abagabo ari ikaze, kuko dukunda kuyikerensa, ntituba tunumva ko ari iyo, kubera ko ntabwo mbese dufite ubukangurambaga buhagije bugaragariza abagabo ko nabo bagomba kujya bisuzuma, kwikurikirana ku bigendanye na kanseri y'ibere nk'uko bikorerwa abagore. Ibyo rero bituma n'iyo uburwayi buje bashobora kuba baba mu bagira ibyago byo kuba babimenya hakiri kare. Ibyo bigatiza umurindi kanseri yo kuba yakura, kandi kubera yuko na tisi cyangwa se ibinure biba mu mabere y'abagabo biba ari bikeya, byihutisha kanseri kuba yakwirakwira no mu bindi bice by'umubiri bitandukanyeho gato n'abagore. Bityo rero buriya umugabo ntago akunze kurwara kanseri, ariko iyo yamufashe iyabo yo irushaho kuba mbi cyane kubera izo mpamvu nagiye nsobanura. Reka rero nk'uko nabibasezeranyije ndetse kwizimba mu magambo mpinira aha, ubundi mbabwire nti dukore subscribe, dukomeze dukurikire ibiganiro bya Dr. Richard Official, kuko ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha.